Igitondo cyiza abakunzi ba Umuhumuza Thierry, by'umwihariko muri aka kanya inkuru tugezeho y'incamugongo. Inkuru tugiye kubagezaho ni inkuru y'incamugongo ku banyarwanda bose, by'umwihariko muri rusange mwese muduteze amatwi. Rero iyi nkuru itugezeho aka kanya y'incamugongo, uko inkuru ivuga ko umunyamakuru mwakunze muri benshi haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga yagiye akora mu bitangazamakuru byinshi cyane bigiye bitandukanye, aho yakoze kuri radiyo Rwanda mu mwaka w'1995 guhera umwaka wa 2011 akaba yaratangiye gukorera kuri Sango Star, nabwo mu biganiro bya siporo, aho yanakoze ku kiganiro kigaruka kuri ikipe ya Rayon Sport cyangwa se Real Time. Mu mwaka wa 2020 nibwo yagizwe umuyobozi w'agateganyo w'ikinyamakuru Rushyashya. By'umwihariko rero umunyamakuru nta wundi witabye Imana, ni umunyamakuru Jean Lambert Gatare, akaba yitabye Imana. Umunyamakuru mwakunze muri benshi cyane, umunyamakuru Jean Lambert Gatare wakoreye ibitangazamakuru bigiye bitandukanye mu Rwanda, akaba yitabye Imana azize uburwayi bw'igihe kirekire. Jean Lambert Gatare rero ni umwe mu banyamakuru batanze umusanzu wabo ukomeye mu itangazamakuru rya siporo, haba mu kugeza umupira ndetse no kuvuga amakuru y'imikino agiye atandukanye, ndetse kandi akanagira n'impano yihariye yo kwita abakinnyi amazina bitewe n'imyitwarire yabo cyangwa se ubuhangange bwabo n'ubwenge bafite mu kibuga. Mu bo yise amazina rero harimo Bogota yise Igikurankota, uyu nguyu muramwibuka cyane. Harimo Haruna Niyonzima yise Fabregas, harimo Twagizimana Fabrice yise Ndi ku kazi, ndetse na Ndayishimiye Eric yise Bakame, uyu nguyu muramwibuka, umuzamu wafatiraga ikipe y'igihugu. Ndetse no mu karere ka Rubavu, aho i Rubavu yahise muri Brazil kubera impano z'umupira w'amaguru zikomoka muri aka karere, ndetse kandi yanavuze ko ibyo yabifashwagamo n'inararibonye mu mukino witwa Migambi. By'umwihariko rero Jean Lambert Gatare yitabye Imana mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu rishyira kuri uyu wa gatandatu, akaba yaguye mu Buhinde, aho yari yaragiye kwivuriza uburwayi bwe yari amaranye igihe kirekire. Jean Lambert Gatare rero ni umwe mu banyamakuru batanze umusaruro ndetse banagize uruhare rukomeye mu itangazamakuru rya siporo, haba mu kugeza umupira ku banyarwanda ndetse no kuvuga amakuru y'imikino, aho yagiye akora ku bitangazamakuru byinshi cyane bigiye bitandukanye. Jean Lambert Gatare rero akaba ari umwe mu bafana bari bakomeye b'ikipe ya Rayon Sport, tuboneraho no kwihanganisha umuryango wa Jean Lambert Gatare ndetse n'ikipe ya Rayon Sport, ndetse n'abanyamakuru benshi cyane bagiye batandukanye bagiye bakorana nawe mu bitangazamakuru byinshi cyane bigiye bitandukanye, by'umwihariko kuri radiyo Rwanda ndetse no kuri radiyo Isango Star. Namwe mwese muduteze amatwi kuri Umuhumuza Thierry, tuboneyeho namwe kubihanganisha ndetse n'abanyarwanda muri rusange. By'umwihariko rero Jean Lambert Gatare akaba yitabye Imana mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu rishyira kuri uyu wa gatandatu, akaba yaguye mu Buhinde, aho yari yagiye kwivuriza uburwayi bw'igihe kirekire. Jean Lambert Gatare rero akaba yaramenyekanye cyane ubwo yakoraga kuri radiyo Rwanda mu mwaka w'1995, guhera mu mwaka wa 2011 rero akaba yaratangiye gukorera radiyo ya Isango Star, nabwo mu biganiro bya siporo, ndetse kandi akaba yaranakoze mu kiganiro kigaruka kuri Rayon Sport cyangwa se Real Time. Iki kiganiro murakizi gitambuka kuri radiyo Isango Star, aho mu mwaka wa 2020 nibwo yagizwe umuyobozi w'agateganyo w'ikinyamakuru Rushyashya. Jean Lambert Gatare rero ni umwe mu bantu bagize uruhare rukomeye mu itangazamakuru mu Rwanda, by'umwihariko no mu isi muri rusange. Nkomerezaho rero kwihanganisha mwe mwese mwakunze Jean Lambert Gatare mu buryo yigezagamo umupira ndetse n'uburyo yavugamo amakuru y'imikino. Mboneraho no kwihanganisha umuryango wa Jean Lambert Gatare ndetse n'abanyarwanda muri rusange, aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye by'isi, haba mu Rwanda, muri Uganda, muri Tanzania ndetse no muri Afurika y'Epfo. By'umwihariko mwese mudahwema gutega ibiganiro, kubitega amatwi ibiganiro bya Umuhumuza Thierry. By'umwihariko rero niba utari wakora subscribe, ni gukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro bitambuka kuri Umuhumuza Thierry. Mboneraho no kwihanganisha umuryango wabuze Jean Lambert Gatare ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Ibindi biganiro kuri Umuhumuza Thierry nakagaruka, ndabashimiye.